Ngaha rero hari ibibazo Mwuka w'Imana yambwiye kubaza. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icya kabiri mbese bisobanuye yuko hari abantu baba birengagiza ibyo bumva, baba birengagiza ibyo babwirwa, bakabyita inkuru n'amagambo. Umuntu wese Imana izamwitura ibyo yakoze. Umuntu wese Imana izamwitura ibyo yakoze. Hari ibice byinshi mu itorero ry'Imana ngo bigera nko kuri bine. Bavugamo ubusambanyi, bavugamo uburozi, bavugamo inzaratsi, ubushu. Umwuka w'Imana ngo hari umuntu uza mu nzu y'Imana kubera yuko yagize ibibazo bitandukanye. Ashobora kuba Impanda ya Nyuma TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza buzana abantu kuri Kristo kandi biteguza kugarukamo. Turakunezerewe igitondo cyiza kuko bitwereye kuba duhumeka umwuka w'abazima. Ndagushimye ko kubaho kwacu ari we Kristo Yesu, ari we imbaraga zitubeshejeho, ari we buhungiro twahungiyemo, ari we mahoro dufite uyu munsi wa none. Kubw'ayo mahoro rero dufite, niyo mpamvu natwe iki gitondo tuzamuye amajwi yacu tugushimira imirimo n'ibitangaza wakoze. Nuko uyu mwanya mwiza Mwami Imana yacu ni umwanya wo kwakira ijambo ry'ihumure, ijambo ryadukijije, ijambo ryadukuye aho twari turi rikatugira abo turi uyu munsi. Kandi aka kanya ni nako rigomba gukora, ikirizanye rigahindura, rikagira aho rihindura, rikabahindura nk'uko ubishaka. Rero turagusabye kugira ngo umukozi wawe ugiye guhaguruka, imbaraga z'Imana zimugote zimushyigikire. Mwuka w'Imana abane nawe, kandi Umwuka Wera agotira iteraniro mu izina rya Yesu, kugira ngo Uwiteka Imana yacu ni ukuri imitima yose iteraniye imbere yawe ihazwe n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rigira icyo rikora, rihindure byinshi, rihindure amateka mu mitima yacu. Urakoze Data mwiza. Turahagarika imbaraga z'umwanzi no gukora ko batayibonye uburyo bwose. Abana b'Imana iyo duteranye, dore n'abasatani baza gushengerera, baza kuzira imbaraga z'Imana. Ariko ako kanya imbaraga za Satani natwe turazimiza imbaraga z'Umwuka Wera. Mwuka Wera ni hano akandagira imbaraga z'umubiri, kandagira imbaraga z'umwijima, kandi imbaraga z'umwijima zisohoke rwose, kugira ngo imbaraga z'Imana zikore umurimo kandi zibone umwanya hano. Urakoze, turabigushimiye. Bana n'umukozi wawe ugire neza, tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ishimye Imana twemereye kuboneka mu nzu yayo, kandi ikatwemereye umwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Amina. Ntabwo twaririmbye bihagije, nashoboraga guhagurukana n'indirimbo cyangwa kugira ngo turirimbe gutya, ariko kubera yuko mbona umwanya dufite utabitwemerera, numvise indirimbo twaririmbye zirahagije. Iz'abaririmbyi baririmbye iyo twatangije uko duhimbaje Imana turirimba birahagije. Amina. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kuganira n'abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana biranezeza. Ubundi mu buzima busanzwe ntabwo ngira ibintu byinshi. Ubu rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Abo tumenyeranye rero ubu baragiye kuba batagiye kutubwira bya bindi ariko ntabwo ari bibi, sibyo? Ntabwo ari bibi.
kubabwira se ngo munsengere wumva ari ikibazo, kubabwira ngo ube maso ni hari ingorane zirimo. Nkubwiye ngo nivuga aleluya uvuge amena, hari umutwaro wawe wikoreye. Haleluya rero, haleluya nanone, amen, baho umugisha. Twagiye tujye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Zaburi, turasoma Zaburi ya 50, turasoma umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 21. Haravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo ni inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Ukubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukari mu buriganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyira mwene nyoko. Ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Dusome irindi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 16 umurongo wa 26. Haravuga ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ntiyakwa ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se, agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amena. Ayo magambo turi buze kuganiraho. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umuntu wese Imana izamwitura ibyo yakoze. Umuntu wese Imana izamwitura ibyo yakoze. Tutaragera mu gusobanura iby'aya magambo, abaririmbyi b'abana baririmbye amagambo ariko mu ruhande rumwe bizanye mu nzu y'Imana uko babivuze ngo hari ibice byinshi mu itorero ry'Imana ngo bigera nko kuri 4. Bavugamo ubusambanyi, bavugamo uburozi, bavugamo inzaratsi. Ikindi kimwe cyo ntabwo nabashije guhita ngifata, ariko bavuze ku bintu bigera kuri 4. Ubushubu, hariya sinze baririmbye indirimbo aya magambo Imana yampaye mu bicerera ndimo nsenga hagati ya saa 10:30 na saa 11. Ariko numvise baririmbye iyo ndirimbo numva gize ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero noneho umucyo bararimba ngo uhora wirengagiza ibyo ubwirwa ukabyita inkuru n'amagambo, naho byatira ntibizahera, kuko Imana si umuntu ngo yibeshye. Bivuze ngo ibi bice aba bana bavuze kuba byaboneka mu nzu y'Imana bisobanuye yuko hari abantu baba birengagiza ibyo bumva, baba birengagiza ibyo babwirwa, bakabyita inkuru n'amagambo, bakabwirwa ko Imana izahana abasinzi, bakabwirwa ko Imana izahana abasambanyi, bakabwirwa ko Imana izahana abajura, bakabwirwa ko Imana izahana abarozi, ariko bakabyita inkuru n'amagambo, bakabyirengagiza. Ariko icyo bavuze ngo
imana si umuntu ibeshye naho byatinda. Umwanditsi azavuga ngo ibyo urabikora ntakwihorere. Si umwanditsi wabivuze ubwawe bicaro n'umwuka w'Imana bivuze ngo Imana yabivuga ngo ibyo urabikora ntakwihorere. Urasambana ntakwihorere, ukiba ntakwihorere, ukaroga ntakwihorere, ugatongana ntakwihorera, ukarwanya iwawe ntawe ubizi, Imana ikakwihorera. Ariko umunsi umwe izabishyira ku murongo. Uko bigize gute? Imana dutabara kandi Imana itugirire neza. Ndaha rero hari ibibazo umwuka w'Imana yambwiye kubaza. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mbese mu nzu y'Imana uhaza kubera iyihe mpamvu? Mu nzu y'Imana uhaza kubera iyihe mpamvu? Mbese ni ugukunda Imana no kwishaka? Icyo ni ikibazo cyane, ni agashami k'ikibazo cyane. Mbese ni ugukunda Imana no kwishaka nibyo bigufata umwanya bigatuma uza mu nzu y'Imana koko? Icya kabiri, mbese ni uko wabonye nta mirimo ufite bikaba ari byo byatumye uza mu nzu y'Imana, cyangwa ukaba ujya uza mu nzu y'Imana ubona nta kazi ufite, ukaba ubona nta birari, ukaba ubona nta atari isarura ritari byagera ibyo utegereje, bikaba ari byo byatumye uza mu nzu y'Imana? Mbese ni uburyo bwo kuza kuruhuka? Buriya hariho abantu nyine ngo abantu bamaze kugerayo, niko bamwe bajya babivuga, bajya bafata igihe bagahagarika ibyo bakoraga byose, bakavuga bati rero uyu munsi ni umwanya wo kugira ngo turuhuke. Bamwe bagasohokera mu mahoteli, abandi bagasohokera ku mazi, abandi bagafata ingendo bakava mu gihugu cy'u Rwanda bakajya mu bindi, bakaba ariho bajya kuruhukira. Ariko kubera yuko wenda wowe uri Karisizo, nta n'ubukwe buhari uyu munsi, wenda nta n'aho bushyashya buri, ukaba ubona nta handi hantu watembera ukavuga utariko reka njye gusenga. Mbese byaba muri icyo ngicyo hari ikiraro kitumuza mu nzu y'Imana? Waba ushobora kubuza muri ubwo buryo? Ariko Imana irambwira ngo bamwe iyo umuntu ngo aba yaguze akenda gashya, umudamu akagura agatenge gashya, umugabo yaguze agapantaro n'agashati gashyashya, akavuga ati uyu munsi ahandi hantu buhure n'abantu benshi bari bubone ko akanabishyira n'umuhoyi yuko Imana yangiriye neza, ndagenda mu nzu y'Imana ndetse akanitoza uko ari buze gutambuka, ndetse akanitoza uko aza kuza kwifata niba ari bugere ahantu akihagarika ukuboko. Ariko hari n'abaza umwuka w'Imana ngo hari umuntu uza mu nzu y'Imana kubera yuko yagize ibibazo bitandukanye. Ashobora kuba muri bizinesi ye ari kubona hari kuzamo ibihombo, kubera guhangayika no guhagarika umutima akavuga ati ariko reka uyu munsi reka ngerageze ndebe ko najya mu rusengero. Ni byiza kuba byabaye gutyo, kuba wagize ibibazo ukumva wajya mu nzu y'Imana ukaruhukira. Ariko ikibazo kirimo gikomeye ni iki? Ni uko ibyo ngibyo birangiye, Imana ejo niba wacuruje ugahomba, ejo Imana ikakugira neza ukunguka. Imana umubano wawe nayo wo kwisengera mu nzu yayo birarangirana n'uwo munsi, ahubwo bizinesi irashyushye kuko wungutse, ndetse ukomeze ahubwo none kwigomamo akandi kawe uvuga uti nanone gasubire hano.
ariko wowe ntabwo ari kumeze. Imana ishimwe. Hakaba rero nuza kubera ko umuryango we abona nta mutekano, umugore umugabo yamaraza ku nkeke, umugore yamurashije ku nkeke, mbese akavuga ati ntabyo reka nihute njye mu nzu y'Imana. Ni byiza kuhahungira ariko hazi ituze uvuga ati Imana byagenze byaciyemo, oya nta mwanya uyu munsi, hano nzasubirayo ikindi kintu. Cyangwa umuntu akaza kubera ko yagize ibibazo by'uburwayi bwinshi mu rugo, kamana byabaye sitani batereka ndi gusenga. Ni byiza ko ahangaha tukabonera amakiriro, tukahabonera uburuhukiro, tukahabonera amahoro. Ariko ikibazo Imana ifite ni uko umuntu ashobora kuza afite bene ibyo bibazo, afite ubwo burwayi buzitiye urugo, bwamara gukurwaho icyo yapfanaga n'Imana cyangwa icyo yapfanaga n'inzu y'Imana akabireka. Icyo ngicyo ni Imana ifite ikibazo. Kuza mu nzu y'Imana si ikibazo, ahubwo ni uko Imana imara kugukemurira bya bibazo wumva ufite, ukavuga uti baye baboroheje ugiye kubanza kujya mu bindi, haza kandi ukabona kugaruka. Imana idutabare. Imana itugire neza, kubera yuko wenda tubana muri uyu mudugudu wa Karisiso, yenda ntutekereze yuko ibyawe wenda bivuze kubera ko mbisi, oya. Njye burya ubuzima bwanjye sinjya nkunda kwivanga mu buzima bw'abantu, sinjya nkunda no kwita ku byabaye ku bantu cyane. Ushobora kubibona bikagira icyo bigisha, ariko ntabwo njya bifataho umwanya munini ku buryo nabivuga ngamije ngo runaka kubera ko byabaye niyo mpamvu bivuze, oya. Bivuze kubera ko Imana ariko iba yaranezaniye. Haleluya. Amen. Ariko uwo byari bikomerekeje amabariza. Imana tugira neza. Reka rero twigarukire ku ijambo. Haleluya. Umwanditsi wa Zaburi yandika Zaburi ariko ari umwuka w'Imana unyuze muri we. Tuvuga ngo Uwiteka avuga aya magambo muri iriya Zaburi. Reka twongere twigarukeho kugira ngo byibuke. Ushobora kuba inkuru ibyo mvuze bikubereye inkuru zitwibagiza ibyo aho twasomye, ariko reka twongere turibuke kuko si amagambo menshi. Ni Zaburi ya 50 ku murongo wa 16 haravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyangaguhana ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukari mu buriganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Haleluya. Hanyuma iri jambo turaryumvise. Hanyuma ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki gushyira kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyangaguhana ukirenza amagambo yawe. Amategeko y'Imana nibuka hari hamwe twajyaga dusengera batwigishaga amategeko 10 y'Imana. Hariya aba mu gitabo cyo kuva mu gice cya 20, nizeza ko ushobora kuba mu murongo wa mbere, ukayamanuka yose ukaba uyafite mu mutwe. Buryo ushobora kubaza umuntu umutunga amaza ngo itegeko rikunda kumenyekana mu itegeko rya 6. Umuntu ntarimenye, ariko hari abantu bayigisha akaba yazi ku murongo. Ariko noneho ikiba kibabaje ni ukuvuga ngo urayazi mu mutwe, ariko kuyagenderaho ni ikibazo. Ariko noneho ahangaha Uwiteka aravuga ngo wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe?
ubwo uri inyangaguhanwa ukirenza amagambo yanjye, ubwo uri inyangaguhanwa ukirenza amagambo yanjye. Hari amagambo menshi Imana iri kubwira, ijambo ry'Imana uryumva kenshi, ndetse mu mutima wawe ukimenya ukavuga uti ihe byose na Imana narayimukiye, ariko kugira ngo ibyo ngibyo bivemo warabyirengagije. Ijambo ry'Imana rirakubwira kureka ibyaha, ntubireke. Maze kumva aya magambo nibajije, narwaye n'umutima, ubundi aya ni amagambo yakagombye kwigishwa muri konseri yo kubwiriza abantu, yo kugira ngo abantu, kuko iyo turi muri konseri tuba tukibwiriza abantu kugira ngo bibane baze kuri Kristo Yesu. Ariko nuko Imana iba kugira ngo natangaye abana baririmbye biriya bice bimwe bavuga ngo itorero ry'Imana, nahise numva koko we Imana yambwiye kuvuga bishobora koko kuba bikwiye kubwira itorero ry'Imana. Ijambo rero rikomeye cyane muri aya magambo ni ijambo riri kuri uyu murongo wa 21. Wenda andi magambo mu rwego rwo kushira umwanya reka ibyo kuvuga, rivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe rwose. Ibyo urabikora nka kwihorera, urasambana Imana ikakwihorera, ugakora ibyaha by'uburyo butandukanye Imana ikakwihorera, ukagira ngo ntabwo yabibona, ukagira ngo ntabwo ibizi. Ariko ikikuhuriyeho cyo ni iki ngiki ngo umunsi umwe nzabishyira ku murongo uko bikurikirana byose. Icyo ni ijambo ry'icyitonderwa. Nubwo wabikoze Imana ikakwihorera, ukaba ukibikora Imana ikakwihorera, ariko umunsi n'umwe Imana ikabishyira ku murongo uko bikurikira. Ariko icyo Imana igusaba ni iki? Icyo Imana ishaka ni ukuhindukira ukava muri ibyo ngibyo, Imana idutabara kandi Imana iturengere. Reka rero tujye no muri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 16. Kandi umuntu byamamariye iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe, cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se, agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Iyo usomye amagambo abanziriza uhereye ku murongo wa 24 avuga ngo maze Yesu abwira abigishwa be ngo umuntu nashaka kumurikira yiyagire ikorera umusaraba w'iminsi yose ankurikire. Avuga ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Hanyuma bakabona gukurikira amagambo avuga ngo kuko umwana umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi niyakwa ubugingo bwe. Uriya hari ikintu abantu bakora cyangwa se abantu sinzi ko nabivuga, ariko Imana ishimwe ni Imana ifite imbaraga.
abantu kovide burya yarizanye ibintu bikomeye. Imana itubabarire kandi dutabare, kubera yuko njya ntekereza burya ubukristo ni ukwihana kandi no guhindukira. Nibuka hari ahantu twajyaga twicara rimwe na rimwe kovide icyaduka, abantu bati kovide ifite ibyo ihagaritse, ifite ibyo ukuyeho, ariko biri bigendeye mu murimo w'Imana. Abantu bati ibintu by'amaturo, ibintu by'imisanzu turabiruhutse, tugiye kwicisha. Ariko nyuma yaho naje kwihana, nsoma ijambo riri muri Malaki rivuga ngo amagambo mwavuze yari akomeye, ngo mwavuze yuko kunkorera ntacyo bimaze, n'abankorera ntacyo nabamariye. Ni uko muri icyo cyerekezo amagambo avugamo. Nsomye amagambo ndihana, ndakizwa, numva nkijijwe bushya. Icyo gihe mu minsi ya mbere rwose kujya guterana birenga, nabanje kubyanga, numva ari ikiruhuko cyabonetse. Ariko Imana ishimwe ku bantu bajya basoma ijambo ry'Imana. Imana itugarura tutabwirijwe n'undi muntu, ahubwo ijambo ryayo rikatugarura. Guhera icyo gihe narihana. Burya koko ibyo twavugaga Imana yarabyumva. Mwavuze amagambo akomeye, mwavuze ko kunkorera ntacyo bimaze. Aha navuga yuko ari ibintu birushya abantu, twarabivuze no kwigira umwere. Ariko Imana nayisabye imbabazi kandi yarambabariye. Imana itugirire neza. Ubwo umuntu yumvaga wenda abonye umwanya wo kujya gukora amanywa n'ijoro, agakora iminsi yose ku murongo, bavuga ko wenda iminsi yo kujya mu makorana tubuzaga igihe cyo gukora. Ariko ndebye mbona muri icyo gihe cyose ntacyo nungutse, kuruta ubwo wenda mu gihe twakoraga Imana twari tubayeho. Hari abantu benshi, abantu navuze izina, baravuga ati turiho ubundi tukiri no mu murimo w'Imana. Ku giti igisa nayo ubundi two umuntu yajyaga mu murimo w'Imana yarakora akagira n'icyo abona, none ngo byaranze uracuruza mu guhomba ibihombo bikaza byarahiye. Turimo kuvuga ariko iri jambo ngo mbese umuntu yatanga iki kugira ngo acungure ubugingo? Mbese umuntu byamumarira iki bamuhaye iby'isi byose hanyuma akaka ubugingo? Byakumarira iki wujuje niyo wakora ukuzuza etaje Imana warayanze warayivuyeho, ejo ugapfa yataje yabikumarira iki? Byakumarira iki? Byamarira iki kuba nareka Imana, nareka umurimo w'Imana, uvuga ngo ibi ndabihagaritse kubera ko mbona bihesheje, kubera yuko bimpombya, ndabihagaritse. Iby'Imana nibigenda, ngiye gupagasa, ngiye gukora, ngiye guhiga. Uduterime twinshi umuntu nyine yari gushakisha, basigaye abenshi kuvuga ngo ni uguhiga. Ukajya guhiga, ariko umurimo w'Imana ntushake guhiga. Ukavuga uti igare ryanjye ngiye kurikoresha neza, zigo gafunze irambona, ariko bavuga gusa umurimo w'Imana, korali wapi, tuza guterana wapi, ariko bakubwiraho kamariri ntabe ari mu mbogo, ntabe kibara, ndajyayo. Bakubwiraho fiyayi cyangwa poli, zinagezeyo. Bakubwira ngo ibigori biri Karwerema cyangwa se Nyakabandi, uvuga uti ndajyayo. Ariko bavuga
bugingo byakumarira iki? Byakumarira iki? Hepfo hakavuga ngo mbese umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Mbese igihe kigeze hari icyo batanga guhagarika ubuguzi warupfuwe baworoje kunjyana kubera ko niyujurije itaje yanjye, kubera ko niyujurije kadasitere yanjye, kubera ko niyujurije shema ry'abasore yarashaje ntabwo ikiri hafi agacurama kubera ko kuvujije rero nubwo uje kumara rero woroheje tubanze twumvikana ndaguhagaye kugira ngo umumara unyoroheye mbanze nkarare no mwibona. Hari icyo abasha gutanga rwaje ariko wakiranukiye Imana arakoreye Imana neza wavuga uti gupfa ku Kristo ni inyungu ndiho gutaha iwacu. Haleluya. Umuntu yaravuze ngo abantu bajya bapfa batihanye cyangwa bapfuye bari mu byaha noneho baragwisha imitungo agenda arwara ruje abona abaje kumutwara akavuga ngo ya sinshaka akaguru sinshaka kuboko sinshaka kugenda oya sinshaka. Ariko umuntu w'Imana wumva ari mu Mana akumva ko gupfa ari ngombwa ari gutaha apfa asinziriye. Haleluya. Amen. Tugire neza. Ariko hepfo ijambo rikavuga ngo kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika bafite ubwiza bwa se agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Haleluya. Haleluya. Kubera ko umwana w'umuntu azaza afite ubwiza bwa se azanye n'abamarayika ngo akaza guhemba umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze. Azaza guhemba umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ubwo bisobanuye ngo ibyo dukora hari ibyiza n'ibibi. Bivuze ngo ibibi bifite ibihembo byabyo cyangwa bifite ingororano yabyo, n'ibyiza nabyo bikagira ingororano yabyo. Mbese ikibazo Imana umaze kureba ifoto y'ibyawe urimo gukora, urumva uri mu gice cyawe yaza guhembera ibyiza cyangwa cyabo yaza agasanga bafite ibibi ariko bakwiriye ibihembo by'ibibi. Ibihembo by'ibibi bigomba kuba bibi, ibihembo by'ibyiza bikaba ibihembo byiza. Haleluya. Bandi tugire neza. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umuntu wese Imana izamwitura ibihwanye n'ibyo yakoze. Tekereza rero uyu mwanya wo gutekereza. Mbese wisuzuma ukareba ukurikije ibyo twavuze byose, mbese urumva Yesu agarutse aje kano kanya yagusanga n'ibimeze bite? Mbese yaguhembera ibyiza cyangwa yaguhembera ibibi? Wakurikije dusenga Imana. Wakurikije dusenga Imana wisuzumye ukireba ukareba. Uyu ni umwanya wo kugira ngo wisubireho. Ni umwanya wo kugira ngo niba hari ibitaratunganye imbere y'Imana wisubireho, kandi ntube uwo kwirengagiza amagambo y'Imana ngo ube inyangaguhana, kuko Imana ivuze ngo ibyo urabikora ikakwihorera ariko izabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikira. Imana tugire neza. Nagira ngo wowe wisuzuma ukavuga uti hari ibitaratunganye Imana. Wowe ubwawe nanjye ubwanjye ibyawe urabizi. Wumvise ari ngombwa ko wasaba Imana imbabazi mu mutima wawe nawe
ntawe uri bukubwire ngo uvayo hano uvuge ngo ibyo arakorera Imana ni wowe umaze kwiyumva mu mutima wawe kumva ko ukwiriye imbabazi z'Imana imbere yawe. Gira utya uba umuntu w'umugabo imbere y'Imana uvuga uti ntawe ubizi bizwi nawe, uvuga uti ndashaka imbabazi z'Imana. Uzamure ikiganza umukozi w'Imana n'umuyobozi w'itorero aze asenga Imana, asengera abantu bumva bakeneye imbabazi z'Imana, bagira ikiganza gutya. Abantu biyumvamo bakeneye imbaraga z'Imana, imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana, bazamura ikiganza umukozi w'Imana basengere kugira ngo Imana ibababarire. Imana bamugisha, uyu mwanya ni uwawe, kubera yuko ubuzima bwawe cyangwa se ubugingo bwawe buri mu maboko y'Imana. Ikindi amahitamo ni ayawe, kandi guhitamo neza nicyo cya mbere. Mwebwe murambuye ibiganza, Imana ibamugisha. Mana nziza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe rimanutse rimanukiye ku mukozi wawe. Ni ijambo rizima, ni ijambo umuntu wese yireberamo mu ndorerwamo tujya twireba twiyibagirwa, ariko mu ijambo ryawe ntabwo twiyibagirwa, tumenya aho turi, kuko umutimanama wacu Mwami Imana yacu turanye nawe, buri kimwe cyose urutoki rwawe ruba rugikoraho. Niyo mpamvu rero aka kanya ijisho ryawe rireba hose ritarajya rihusha, ndagusabye rero kugira ngo aka kanya imbabazi zawe zururukire kubabarira umuntu wese Mwami Imana yacu witandukanije n'ijambo rya kagera uko bidakwiriye. Mu izina rya Yesu ubabarire, ubagirire neza. Amaraso ya Yesu yamenekeye ku musaraba, amaraso ya Yesu yamenwe ku bw'inkoni nyinshi, amaraso ya Yesu yamenetse menshi, amaraso ndetse n'amazi yo mu rubavu rwawe rw'icumu wateye mu rubavu, ayo ngayo abese abatunganye rwose, abatunganye Mwami Imana yacu, kugira ngo agire ibyo ahindura byinshi muri bo. Urakoze Data mwiza, babarire, imbabazi zawe zihoraho ibihe byose, kandi zo zituma tudashiraho. Urakoze Data mwiza, nuko ngaho bagirire neza, kandi bakomeze kumva no kumvira umwuka wera icyo ababwira. Urakoze, turabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Reka asengere n'abarwayi, kandi Imana ibahe umugisha. Abarwayi mu myanya yanyu muhaguruke tubasengere mu izina rya Yesu. Nanone Data mwiza, mu izina rya Yesu turasengera abarwayi babonetse muri iri teraniro. Mwami Imana yacu, turasengera ikiganza cyawe gikora igitangaza. Hari abari hano, hari n'abatari hano. Mwami Imana yacu, by'umwihariko bagirire neza, bagirire neza, kuboko kwawe kurambukire kubakiza, kuko bamaze kumva ihumure ry'ijambo ryawe. Reka bagire igitangaza cyo gukira aka kanya. By'umwihariko turakwereka tegereza ari i Kanombe, mu izina rya Yesu wagendanye nawe, kandi hari icyo wavuganye nawe, kandi hari icyifuzo yakubwiye, kandi nanjye yambwiye. Aka kanya mu izina rya Yesu mwagurutse kuri icyo gisasiro, mu izina rya Yesu. Wanyirije umwana ageze i Kanombe, mbona ukuboko kwawe gukomeye, umuja wawe nawe mugirire neza aka kanya tugisenga aya masaha. Mwami Imana yacu, hari abaganga bari kumukurikirana. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, uri muganga mukuru kandi uyebuje, ndasabye kugira ngo bakoreshe kandi ubakoreremo, kugira ngo bamuhe imiti ikwiranye n'uburwayi bumurimo. Aka kanya mu izina rya Yesu, iyo ndwara muri iyo iyoberanye umwana w'umuntu atabasha kumenya, we byose urabizi, kuri we byose ubisobanure kandi ubisobanure neza. Urakoze Yesu, urakoze kuko uri muzima, ndabizi kuri kumwe nawe,
ibidasobanutse bisobanure, iby'urujijo bikureho mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kurambukire kumukorera igitangaza. Urakoze, ndamushimye kuko uri Imana yumva ikora ibikomeye kandi tugatangara. Wowe uri igitangaza, iyo ukoze igitangaza ntibitangara, twebwe nitwe bitangaza. Urakoze Data, turagushimye kuko wumvise kandi witeguye gukora ibikomeye. Twongera kumubona Mwami kuri uyu musozi, tuzongera duhimbaze izina ryawe, tumushimire imirimo n'ibitangaza wakoze. Urakoze Data mwiza kuko ubyumvise, mu izina ryiza rya Yesu, amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana tumaze kumva, reka mbere igihe dukomeye Imana yacu amashyi.